nanje umunezero urandenze iyo nirebye sinone uri kubona umuntu abo twavukanye hari benshi bapfuye rate kandi bari bandusha ubwiza n'uburanga ndetse n'abavutse mbere yanje n'abavutse nyuma yanje nabo bose baragiye ariko wowe usubije amaso inyuma hari cyo waba warakoze kugira ngo Imana ikurinde n'ubyibuke niba hari umukobwa wigeze kukwanga ngo nuko wakennye nanga akaba hari umusore wigeze kukwanga ngo uvuka mu miryango mibi ndetse akakana divorce ibintu bigeze kure wumve ko Imana riri kukubwira ngo ibyo n'ubyibuke ngo mbese kigiye kurema ikintu gishasha ngo nibazakimenya. Yes, turabasuhuje cyane amahoro y'Imana bane namwe. Imana ikomeze kubahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Mutimana Jean Claude. Ndabararikira gukurikira ibiganiro kuri Mutimana Official. Ariko reka manze mvuga kakana. Abantu batakoze subscribe kuri Mutimana Official. Abantu batasharingaga ibiganiro, abantu batarebaga ngo ibiganiro bakirangiza, abantu mutatwandikiraga muri comment kandi nimero zihari rwose murahemukaga. Nukuri kw'Imana kandi nukuri Imana yiteguye kuza kugira neza buri muntu wese ukurikiraga Mutimana Official ukonsa byonyine. Nukuri kw'Imana rebe nawe witegereze isura yanjye nurangiza uhita ukora subscribe, share na comment. Ikindi kurikirana abatubirwa bose dufite kubera ko hari icyo Imana yongeye guhisha muri twebwe kandi iki kintu tuje kukibahishurira. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu, tubyibagirwe ubikora n'umutima mwiza. Ashimwe Yesu ahimbaze. Amakuru ni meza. Nikundara abantu baba bafite morale. Yego. Nawe mbonye morale uba ufite numva nishimye. Irahari rwose. Yego. Haleluya. Amena. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe. Yego. Reka ngusabe wibwira abadukurikiye amazina yawe. Amena, haleluya. Amen. Amazina ni Nyiramugisha Patricia. Nyiramugisha Patricia. Komeza wivuge. Amazina ni Nyiramugisha Patricia. Ndi umukozi w'Imana ukunda gukorera Imana. Yego. Muri make Imana ni umukunzi wanjye kandi sinamureka kuko nayo niyandetse. Yego. Imana ishimwe. Karibu n'isengesho ngo Imana ize kutuyobora. Mana urera urakiranuka, uri umukozi w'umuhanga ntawe uhwanye nawe, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba. Iki gitondo tugushimiye yuko waturinze, abadukurikiye wabarinze, ndetse natwe ubwacu waturinze, izina ryawe nirihimbaze. Amen. Muri iki gitondo nyemerera wite ku barwayi, nyemerera wite ku barusha n'abaremerewe, ugere no muri gereza aratuhindura ibyanze guhinduka, nurangiza kubihindura ababuze urubyaro reka nabo bahekeshe muri iki gitondo cy'umugisha. Reka buri imwe wese abone ukuboko kwawe nukuri kumugereye, izina ryawe rihimbazwe. Abadukurikiye baha umugisha, nurangiza kubaho umugisha rata ubatekerezeho, ubaremere n'igifatika, natwe ubwacu turemere igifatika kuko uri Imana. Twasengaga kugira ngo ukomeze kwihesha icubahiro mu byacu no mu bacu, twasengaga kugira ngo ukomeze kutwubakira kuko uri Imana. Ndakwinginze ngo buri imwe wese udukurikiye uhaze kwifuza kwe, ndakwinginze kugira ngo uganze utegeke iwe. Nukuri Uwiteka Nyiringabo urabazi urabasobanukiwe, hari abafite amadeni bagukurikiye. Nukuri Data Nyiringabo hari ababuze inzu zo kubamo bagukurikiye. Nyiringabo Imana hari ababuze urubyaro nabo bagukurikiye, ndetse no mu bitaro bitandukanye baragukurikiye impande enye zose z'isi. Niyo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo uze wikore imirimo n'ibitangaza, izina ryawe himbazwe. Urakoze kuri Imana yurukiye kubisubiza, urakoze kumanukanye rata amatangazo meza kandi afatika. Urakoze Uwiteka nukuri ko hari byinshi urimbuye ku buzima bwacu. Urakoze rata ko hari n'ibyo wubatse, urakoze ko hari n'ibyo uremye, urakoze ko hari nabo ukijije, izina ryawe nirishimwe. Twasengaga ngo ukomeze kubana natwe, urakoze rata ko warangije kutwemerera kubanye natwe, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye. Amen. Amen. Patricia. Karame. Hari ijambo uvuze ngo Imana ngo idukorere icyumutse. Icyumutse gifatika. Hari icyeruka kugukorera muri iyi minsi, ubu turi butariki 3 z'ukwa gatandatu. Imana yankoreye igifatika muri iyi minsi. Yego. Nari mfite abantu ndi gusengera, hari umwana wari urwaye, ndi kumusengera cyane, ndi kumwereka Imana, yageze no mu bitaro ndetse banavugaho yuko yashobora kuba yanasinziye. Ariko Imana
y'amahoro nyishimiye yuko yamugaruriye ubuzima Amen. yaragikoze icyo nicumutse Yego. nasengeye umwana w'umukobwa w'inkumi yararembye ndetse bumagurutsa no mu rugo ariko ubu nawe ni muzima ari gutambuka bikemera Hallelujah. icyo nacyo nicumutse kandi gifatika Yego. muri izi minsi hari umuntu wari warahagaze yarashatse ariko ntibyaba ngombwa ko ahita atwita nawe namweretse Imana nshimye Imana yuko iyi saha twite Yego. nacyo nicumutse urumva bidafatika birafatika ni ukuri Birafatika ni ukuri. umwana wari urwaye bakavuga bati byarangiye akongera akaba muzima. yarageze muri tegereza umuntu wari umaze igihe atabyara Ni kabone ukuri. yarabikoze yarya undi mpano ufite wibitseho n'izihe Patrice? mvuga ubutumwa Yego. ndetse n'impano y'amasengesho ndayifite kuko Yego. data iyo birimo imana wasengera n'umuntu agakira cyane kandi birimo imana umuntu yaguha icyifuzo wagisaba imana wapfukama imana ikacyumva ikagisubiza cyane pe. ubwo impano yampaye ni nyinshi kandi zose niteguye kuzikoresha Yego. gusa impano yo kuvuga ubutumwa yo rwose indimo cyane haba ibintu umuntu yumva yiyumvamo cyane urumva nkanjye pe ikintu cyitwa kuririmba yego nziyumvamo cyane no kubwiriza iyo mpagaze ku gatuta abantu bajya bambwira ngo nabwirije neza Yego. ariko nyine nkumva kuririmba yego nyine untunguye uti mu mpano ufite ugiye gukoresha izihe Yego. undi mpita mvuga nti ndaririmba urumva Yego. nawe rero muzi ufite wumva kuvuga ijambo ry'Imana ijambo rya nyiri ijambo riramfasha cyane kubera Yego. ko rinkubitira byinshi niyo mpamvu ndikunda cyane yego erega byatuma n'Imana inyihera ijambo cyane kuko nanavuga ijambo rya nyiri ijambo rata ngo mbure ijambo yego ndarigira amen. Imana ishimwe hari ahantu wigeze kugera uri kubona nta jambo wahabonera ukabona Imana yari guhaye narahageze rwose Imana ihita yitamurira avuga ati rwose arega ntabwo twayivugira ngo tumware gusa twamwara hari igihe bikomera ukabwira Imana uti none wakwemera kumwara kandi Imana ntiyakwemera kumwara yego igahita ikwihera ijambo rwose ikabirema nonaha ukabitahana yego. Imana ishimwe nanjye reka nkubwira aho twahuriye yego nkikwakira bwa mbere warabwirije numva ndafashijwe Yewe, urumva narabwirije none tu. abanyarwanda bajya bavuga ngo ugiye atagaye aragaruka impamvu nagarutse kurira ni uko ntagaye Imana ishimwe narafashijwe ni ukuri pe Imana ishimwe ubwo nabwirije abantu bagafashwa rwose ntihabwa icubahiro yego arega nirya nyiri ijambo ntiyarikwima kandi kwambika igikundiro bigakunda yego ahubwo se mpite nguha umwanya mu mwanya kuko niteguye simbihora nasi karibu Yesu nashimwe ahimbazwe. mperukana nabo twatiri kumwe narindi kubabwira ngo nta murwaza mu kigerageza yego ariko rati uyu munsi naje kuvuga yuko yabonetse umurwaza yarabonetse tugiye kwiga ijambo ry'Imana buri mwe wese udukurikiye yibonemo kandi yumve yuko ari we ate kureba ku ruhande kuko nta wundi turi kubibwira niwe kandi rata n'Imana iba yivugira kuko nje ubwanje nta bushobozi mfite bwamuvugisha ahari hose ariko nyiri ijambo kubera ko ahari rata njarabinumaga ngo mbimugezeho yego mbibagezagaho gutyo kandi nzabikora kabisa kandi amahoro nihimbaza ngo nta murwaza mu kigeragezo nawe none ubu ngo yarabonetse ubu yarabonetse ubushize yaravuze ko ntawe none ubu yarabonetse kubera ko rata abarwayi bikubise mu bidendezi barakira yego n'ababuze urubyaro baraheka yego n'abarwayi barakira yego none se umurwaza si yabonetse umurwaza yarabonetse haleluya amena reka ntege amatwi numva uwo murwaza amena amena tugiye gusoma ijambo ry'Imana uransomera Yesaya 60 Yesaya ibice 60 umurongo wa 15 n'uwa 16 Yesaya ibice 60 umurongo wa 15 kugeza n'uwa 16 yego nubwo waretswe ukangwa yego ntihabe hari ukikunyuramo yego nzakurutisha ahandi
nguha ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'igihe byinshi kandi uzonka n'amashereka y'amahanga uzonka amabere y'abami nuko uzamenya yuko ngewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe umunyambaraga wa Yakobo. Imana ishimwe. Amen. Ariko iryo jambo uraryumvise ngo nubwo waretswe. Yego. Buse wowe nawe waretswera? Umfasha. Hari abandetse, hari abakuretse. Yego. Rata hari n'ibyakuretse. Yego. Birahari. Hari igihe kigera rata n'amafaranga akakureka cyane n'ubutunzi bukakureka ukisanga uri wenyine ukarekwa pe. nawe baze kugira abantu bakureke n'ibintu bikureka si bikomeye cyane. Ariko mfasha wumve. Yego. Nezeyo ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuramo nzakurutisha ahandi nguha ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Amen. ngo nubwo waretswe nta n'ukikunyuraho pe. haba n'imiryango zaravuze ati si Nyiramugisha twamwitaho ngakora iki atumarira iki. Ariko Imana yemera ko ndekwa muri ico gihe kubera yuko yabonye ko bikwiye kugira ngo hagire ico yerekana. Burya impumyi yarahumye ikimara guhuma ngo barayibajije bati mbesi cyaba ari icaha ciwabo canga nice bwite. Ariko Imana iravuga ngo nukugiraga imirimo yanje igaragarire kuri we. Yego. Rata nanje hari impamvu nukugiraga imirimo yayo igaragarire kuri nje. Cyane. Nararetswe inshuti zirandeka rata bibaho mu burwayi urarekwaga wagira n'ideni ntihagire n'ukwitaho. Yego. Rata wanaburara kwa butabona n'ukugaburira kandi abandi bari kubimena. Bikabaho ukabura urubyaro ukarekwa abandi bagaheka utari guheka wanarangiza ukaba no mu bushumera abandi bagakora utari gukora. Ariko wowe uri kunyumva ngo nubwo waretse uratabaho. Haleluya. Nubwo waretswe rata hari ikintu gishasha kize ku buzima bwawe. Yego. Nubwo waretswe rata ifite n'ababose bahembaga neza bo nibikohereje cyane. Atari wa undi urakorera 500 ngo ndaguhaho 250. Oya wo ntabwo ari ndi kukubwira. Ahubwo ndi kukubwira aho ndi wari kuvuga ati none mu gihe waruhembwaga 500 njewe ngushireho n'ishimwe rya 500 ufata miliyoni. Uwo niwe dukeneye. Uwo nguwo ni Uwiteka rema. Burya nubwo twamukurikiye twabonye ari umwana nukuri kandi twabonye afatika. Yego. Kandi natwe tumukorera yatugize abafatika cyane. So bibona se cyane rwose. Nubwo rwose ndi Nyiramugisha ndi umugore mwiza ndagakara ko Uwiteka. Ntabwo rwose mwaye. Oya pe. None se uri kubona mwaye? Oya. Ntaco ntwaye kandi racabirema. Ariko ngo nubwo waretswe ngo nzakurutisha abandi ngo nguhe ibyishimo by'ibihe byinshi. Wowe uri kunyumva wowe waretswe wowe baye mu kigeragezo cyane wowe uburwayi buheranye uri mu bitaro iguha ibyishimo by'ibihe byinshi. Imana ishimwe. Amen. Iguha ibyishimo by'ibihe byinshi. Ugiye gukira uburwayi rata nta ndwara idakira kanseri na sida. Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Wowe uri kunyumva igirira icyizere ubundi manukire mu byawe. Yego. Kuko kwizera rata birarema. Kwizera birarema. Iyo wizeye Imana wowe nkurikiye irazi kiyizira bucece. Hari kurasi kunda kumfasha ngo zenguruka bucece yewe bucece inkike ziyeriko ziraritagurika. Iyo ndirimbo iramfasha. Amen. Iyo korasi ni ngufu ariko rata njewe iyo nyiririmbye mitaga numva Uwiteka atangiye kunzenguruka. Nawe kuzenguruke bucece wo nkurikiye abantu bose bari kutwumva bazenguruke bucece kandi yivange mu byaha. Yego. 16 ngo kandi uzonka n'amashereka y'amahanga uzonka n'amabere y'abami ngo nuko uzamenya yuko njewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe umunyambaraga wa Yakobo. Amen. Ngo nubwo waretswe uzonka amashereka y'abami. Abo bakwanze ibyo byakuretse bigiye kugaruka. Nurangiza rata nawe abo bakuretse bahite bagaruka baje baravuga ati ari kubundi Nyiramugisha uwaje kumusabikira kari byakunda kabisa.
si ubundi Nyiramugisha uwaje kumuguza amafaranga rata si yayabona. Yego. Maze nibarangiza rata nibwo bazangarukira bangarukire bucece rata Imana ibyemeye nubwo mu miryango baba baravuze bati twe turaguciye. Ariko Imana yaje ikabyemera ikakubwira ngo wonsa amasereka y'umwana. Yego. Ni wowe Imana iri kubibwira ayo mabere nta wundi. Wowe udukurikiye utagira ngo ni Nyiramugisha uri kubibwira ntabwo nari nasezeranye nawe. Ni Imana iri kugirana nawe isezerano. Yego. Ngo uzonka n'amabere y'abandi. Ayo mabere ni cyagihe bantu bakubonaga nta n'ijana ufite, bakubonaga uri mu kode, bakubonaga n'amadeni yakwishe bibaho. Maze barangiza kubona wewe yakwishe bakavuga ati si ubundi Nyiramugisha ubundi azagera he tazapfa naco yimari ibyo n'abarozi. Ariko rata ndi kukubwira ngo abo bose baraje bagushaka. Haleluya. Bagiye kugushaka. Mbese usubije amaso inyuma naho uri wowe udukurikiye ubundi wowe ntago waba uri konkara. Ubwo bari kubyumva buri mwe wese ari kubikurura. Yego. Buri mwe wese ari kubikurura bisaha ari konka. Kuko iyo abanyamarato ari konka ntabwo badukurikiye kuko hari igitangaza cy'Imana marata ukavuga ngo nje sinzayiva. Nukuri. Ntago waba uri mu kode ngikubakire karine yo kubanza wizamukira rata urakandagira mu muryango urinjira mundi. Ntabwo waba warigeze gukorera amafaranga 1,000 kandi ukirirwa urayingira umuntu ngujuri ibona ubitse miliyoni rata ngo reka gushima Imana. Baburungaye. Buri mwe wese udukurikiye rata nituba turi kubwiriza agenda agera ahantu avuga ati Imana ngere ariko nagira n'ahandi avuga ati Uwiteka warakoze. Nukuri. Kubera yuko rata ayo mashere kuri kuyonka kandi naho waba utari wayonka Imana rata ije kuyaguha nawe uyonka. Amen. Nubwo waba gatari gakugera aho isandi kubikubwira wumva ukomeye kandi uvuga ngo kwizera kurarema. Nukuri. Nawe wizera Imana ikuremerera hata nibyo uri kubona bitarema. Amen. Ngo nibirangiye aregera bitangizaga irabitangizaga rwose. Kandi ni byinshi twabonye yadutangirije. Imana y'amahoro yihesha icubahiro. Kandi nawe hari byinshi udukurikiye byo wabonye yatangije byari byarangiye. Si bibaho. Ariko Imana y'amahoro irishura. Yego. Ihemba neza ntiyambura. Yego. Ratiyo yaguhawe urayonkaga cyane. Umva ni yaguhawe dukurikiye uyonke kuko na yawe. Kandi nimba hari igihe wigeze kubabara akaba yongeye kuyaguha nawe uyonke na yawe. Yonkuye hage kuko ratiyo yonyeje rate nta n'uwagukura ibere mu kanwa nawe kuko Imana ni rurangiza rwa burundu. Niba hari ibyawe yarangije izere ko yabirangije burundu ntibizongera kugaruka ukundi. Ariko ngo uzonka n'amabere ngo uzamenya yuko nje Uwiteka ndumucunguzi wawe n'umukiza wawe. Yakobo uvugwa ntari wari uri kuvugwa muri iyi Bibiliya mfite ahubwo Yakobo ni wowe. Yakobo ni njewe. Yakobo ni abantu badukurikiye bose. Haleluya. Amen. Amen. Sema haleluya. Amen. Ufashwe nanje mfashwe wikurure n'Imana kuko nanje narangije kuyesitara mu buzima bwanje. Wumva uri gufashwa kuko gufashwa rata bibitegeko kugira ngo utabarwe kabisa. Ariko rata ubu yarangije kubyinjira. Ubu twatangiye gusenga abadukurikiye bose yatangiye kubavivurira kuko yitwa Ndiho. Nukuri. Kandi yitwa Ntihemu. Yego. Ariko rata hari wabuze uko abivuga warivugira ariko muranamuzi arivugira ngo Imana yacu niya yarabivuze yumva ntabigira nigarukiro. Ariko rata byabitewe nuko hari ico yakoze. Yego. Imana y'amahoro ni umukozi w'umuhanga. Yakobo rero ni wa wundi uri mu manza wari kubwira. Yakobo ni wa muntu rata wanyazwe w'Imana igiye kugarura ibye. Yakobo ni wa wundi ufite ideni rata ryanze kwishurwa w'Imana yishuriye. Yakobo ni wa wundi wabuze urubyaro rata wigeze mu nda yakabimuhekesheje. Nawe niyo nk'amashereka kuko yahawe. Yego. Imana y'amahoro nihimbaza. Amen. Rero Imana ni umukozi w'umuhanga. Nje gitumaga mvuga ngo ni umukozi w'umuhanga kuko yaravuze ngo yabihishuriye ngabatagira shinge na rugero ngo ariko yabihisha abantu bigira ko bakomeye babanyabwenge abo yarabibahisha. Irangije kubibahisha rati bahishurira ibihishurira nka Nyiramugisha baciye bugufi. Ariko rata nanje nagiraga ngo nubwo abimishuriye sinabirya utariyeho.
nzabisangiza amahanga, yewe nzayivugira, nzayifata nk'inyembaraga nyinshi kugira rata ngo nanjye izamanuke nk'inyembaraga nyinshi, kuko rata nawe yifata nk'inyanege nke yakuzira nk'inyanege nke. Wowe udukurikiye, Imana uje urayigira nk'umugabo mukuru, utazavuga ngo papa manze ngo Imana ikurikireho. Oya, vuga ngo nyiri ibihe byinshi niwe papa wanje, kubera ko rata impamvu ari papa wacu ni umubyeyi utwitaho, utumenya twaburaye, udukunda twishimye ndetse twagira n'agahinda akadukunda. Imana yacu nihabwe icubahiro. Tugiye kongera dusimbukire muri Yesaya. Turasoma Yesaya 43. Yesaya 43. Yesaya 43 18 Yego. na 19. Ibya kera ntimubyibuke. Yego. Kandi byashize mwe kubyitaho. Yego. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Amen. Ariko ahantu urahumvise? Ibya kera ntimubyibuke. Ibya kera ntimubyibuke. Kandi byashize mwe kubyitaho. Uyu ni umurongo ufatika. Nukuri. Uyu ni umurongo ufatika, ni bya bindi bifatika narindi kubatangira ndi kubabwira ntiyarangije kubirema. Yego. Ngo ibya kera ntimubyibuke. Ngo kandi ibyashize mwe kubyitaho. Yego. Niba kera warigeze kuburara, niba kera hari ideni ryakujungereje, niba kera hari ibyo washatse kugeraho bikanga, ibyo ntubyibuka, kuko ibyo byose igiye kubisimbuza bya bindi bifatika nabyutse ndi kukubwira. Niba hari aho wageze ukabura urubyaro igiye kuguhekesha abahungu n'abakobwa, niba warakeneye kubaka bikanga, umva abasore b'umugishira bafite. Amen. Kandi n'abakobwa b'umugishira bafite. Wowe uri kunkurikira nakubwiye ngemba neza niyambura. Nico nayikundiye. Niba ugiranye na isezerano ikakubwira ngo ibya kera ntubyibuke, niba hari umukobwa wigeze kukwanga ngo nuko wakennye, nanga akaba hari umusore wigeze kukwanga ngo uvuka mu miryango mibi ndetse akakana divorce, ibintu bigeze kure, wumve ko Imana riri kukubwira ngo ibyo ntubyibuke. Ngo mbese ko igiye kurema ikintu gishasha ngo ntibazakimenya. None siko bamenye ko ideni rikwishe, bakamenya ko utabyaye, barangiza bakamenya rata kutanashatse, barangiza bakamenya yuko rata uri nyiri ibibazo. Naci rero hari abamaze kudufata umwanzuro nk'Imana ngo nta cyiza kizigira kimugeraho. Ariko umva nkubwirizo ni imbaraga z'abana b'abantu, hejuru y'abami n'abatware y'ibizima n'abamarayika hari Imana ikomeye. Ufashwe nanje, mfashwe nakubwiye ngo kwizera kurarema. Je nakubwiye ngo impamvu nkunda ijambo nuko ari ijambo rya nyiri ijambo. Yego. Unega amatwi, kuko nanje uri kubikubwira mbihagazemo neza, humura. Yego. Kuko muri iki gitondo cyatumye nje mbyuka mbihagazemo neza. Nuko nzi neza ko hari umwami waduserukiye. Yego. Imana ihimbaza. Amen. Wowe uri kunyumva, narindi kugusomera ndi kukubwira ngo ibya kera ntubyibuke. Yego. Umbabarire we kubyibuka, kuko rati igiye kurema ikintu gishasha. Niba barakuvuze ngo ubaye ingumba none kugiye guheka aho byo ntibazabivuga. Nibo bazavuga ko wibarutse mbere, bazahita banabivuga. Niba bari bazi ko amadeni bari bazi ko azaguhitana ikakwishurira ndetse ikaguha n'indishyi z'akababara, rero dukorera itangaga n'indishyi z'akababara. Niba bari bazi ko azakwica akabibimanuye, byakire kuko ni ibyawe, ije kukwishurira. Kandi yo yishura hata byose biremeraga, ageze kwa Bidodomu irigaragaza. Ndetse na Dawidi byari bikomeye, bimaze gukomera, yari afite abagore benshi, Imana imunyaga isanduku y'amasezerano. Ariko rata yongeye yubararira Imana, arabwira ngo Uwiteka mbirutseho, ongera ungarurire ibyanje. Arangiza asigarana umugore w'umwe, ariko arangije kubabwira ngo nimugende. Imana iti muremera ibifatika, irongera iravuga ati mwana wanje akirasubirana isanduku y'amasezerano, kuko niyirimo umunezero, niyirimo ibyishimo, niyirimo kurya ugahaga, niyirimo kugira ikofi, niyirimo amahoro n'urukundo. Wowe uri kunyumva, waba uri umubyeyi, waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri umukobwa, n'abasaza n'abakecuru,
mwumve ko Imana ibirema kandi itanga iherezo ryiza. Nukuri. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nawe mbere yuko wakiriye isanduku y'amasezerano ugomba kugira ibyo ureka. Wamara kubireka rata nawe Imana ikiyerekana. Niba warigeze gusambana ukaroga ugaterekera wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko nubwo wabikoze yiteguye kukubabarira. Ntabwo iva ku ntebe y'imbabazi. Nerindi kukubwira ngo wubarare nawe ube nka Dawidi, uyibwira ati Uwiteka nisanze narahemutse, ariko ndakwinginze mbabarira. Nurangiza kumbabarira isanduku y'amasezerano yanje nanje nubwo nayinyazwe wongera uyingarurire. Kuko rata ari korasi ivuga ngo bigarure mana bigarure, bigarure mana bigarure, ibyacu byariwe n'inzige, tugarurire ibyacu byanyazwe, twaranyazwe. Ariko Imana niyo yo kubigarura. Nawe gira ibyo ureka ugire n'ibyo wanga ugire n'ibyo witandukanya nabyo. Burya hari n'inshuti tubana na Imana ikazanga. Rata kwifatanya n'abatizera batoba umurimo w'Imana nawe ukawutoba. Nibyo byatuma unyagusanduku y'amasezerano. Rata kubona wabonye ubutunzi bwinshi warangiza ukavuga ati n'ubundi nzakoresha amaboko yanje, ukitandukanya n'Uwiteka, byayibabaza. Ariko rata nagiraga ngo ube nka Dawidi. Nurangiza kuba nka Dawidi umwizere kandi rata ukomerere muri we. Nurangiza gukomera, Dawidi wari uri ico gihe ntabwo ari we ni wewe umunsi uri kubwirwa, ahubwo nawe ugira ibyo witandukanya nabyo, ugire n'ibyo ureka. Ubundi bw'Imana ikuremera ibifatika, ibiganza byawe kugirire neza, kuko n'Imana ikizinyatsi bikemera ikizaga inyatsi. Yego. Nyamara ibyo wabonaga biri kuyonga ntibyongere kuyonga. Ubisa hari umuntu ushobora kuba afite ubutunzi bwinshi, ariko rata yaje aratekereza gukora ikintu runaka bikanga, ndetse akayoberwa n'ibyo afashaho byakoze iki, aho byagiye. Ariko Imana nyiribihe nayegera, yarangiza akayemerera akarekura byinshi byo yagiye arifatanya nabyo bitagira 12 bitagira n'umumaro imbere y'Imana. Yarangiza akabireka. Imana irazije ibiganza bye rata, iriyiziraga bucece ikavuga ati mwana wanje kira, nawe ugatangira kubona ibintu ufite biri kukubera iby'umumaro. Imana y'amahoro nihimbazwe. Hari n'igihe ucuruza ugahomba, warangiza ukavuga ati none Mana ibi bihombo ni njewe wabiremeye. Naje kukubwira ngo uyu munsi ubona abakiriye b'umugisha kandi uracuruza wunguka. Mu izina rya Yesu bikwaturiyeho. Nitwa Nyiramugisha nje ndi umunyantege nke, naco nshobora ariko mu mbaraga z'Imana ndabishobora. Imana y'amahoro mbikwaturiyeho. Nimba ucuruza ugahomba, Imana ikugirire mu bucuruzi, iguha abakiriye bacururijwe n'Uwiteka, bose baravuga bati kwa Nyiramugisha pimaga neza. Mwese mujeyo. Resitora ye rwose ateka ibiryo byiza, anarura neza abakiriye, namwe mugende. Bose barangiza bakacikira kwa Nyiramugisha, nyamara kubera yuko ari nyiri jambo wategetse byose bigahita byemera. Nawe uri kunyumva wumve ko ari Imana iri kubivuga, ntabwo ari Nyiramugisha uri kubikubwira. Ariko Imana y'amahoro rata ijambo ryawe rirarema. Nukuri. Nawe ryarangije kukuremera, kandi waba warabuze urubyaro wumve ko ugiye guheka, waba wararetse gushaka, Imana ifite byinshi by'umugisha yabwo kandi bifatika. Ibigwereza uyu munsi wadukurikiye turi gusenga Imana, turi gusenga uyu munsi, Imana rati kwambika kugaburire, iguhaza amahoro n'umunezero, ikwambika isaha y'urushinge itazigera itigihe, nirangiza kuyikwambika rata iwawe ituze y'amahoro giturireyo. Ariko kugira ngo Imana ivuge ngo iwawe nihature y'amahoro, ubugize byose cyane. Niyarangiza ubundi bwo kavuga ati mwana wanje ngutekerejeho, akira urukundo. Imana y'amahoro ibibiremye, ingo zabo z'amahoro turi gusenga uyu munsi, Imana iziserukire. Turi gusenga uyu munsi nazo zararetswe, reka nazo zararetswe, ariko turi gusenga ibya kera ntibabyibuke, naho bashwanye ntibahibuke, n'ibyo bapfuye ntibabyibuke, n'imanza zahabaye ntibazibuke, kuko rata nivuze ngo nibabana amahoro. Mubana amahoro kuko ni nyiri jambo utegetse.
nje nyiramugisha naco nategeka yo wanamungiraho nkakubwira ni rwose n'ibyanje byananize ariko iyo nyiri jambaje arahagarara abagabo bose bagahunga abafite amafaranga n'abarebare n'abagufi bose barirukaga cyane ariko wagahagarara akitwa nyiri jambo ngo nyiri jambo niwe guserukiye nanje niwe unserukiye niwe wivanze mu byacu niwe uturemeye ibifatika kandi niwe uguhagije ibyiza wowe uri kunkurikira akaba wenda umugabo wawe mupfa wenda mushwanira kuvuga ngo afite abandi bagore wenda ashobora kuba abana nabo cyangwa umugore wawe wenda muri gushwanira kuvuga ati wenda afite abandi bagabo abana nabo bwira Imana uyu munsi turi gusenga turayibwenge kubitire muri serwakira ibyo byose byatubujije amahoro serwakira itwaraga n'umucucu ivumbi irarifataga ikaritumukana nabyo bitumukane mu izina rya Yesu amahoro aganzi wacu amen abari kudukurikira rego uyu munsi barangije gukuramo icabo cyane abo gukuramo icabo ngo kuvuga menshi siko kuyamara ahubwo icy'ingenzi tuje tuvuga bikeya bizi ari iby'umumaro niturangiza kuvuga tubivuge duhagaze mu mwuka wera atwiyoborere twemerere Uwiteka turane natwe kandi yemere kubituvugisha niturangiza rata tumwemerera azadushigikire mu byacu nje wabibabwiraga ni nyiramugisha nje wari wabyutse ndaza kugukomeza ni nyiramugisha uri kunkurikira wumva uri gufashwa kuko nanje ndi gufashwa aho ninje byandenze nukuri muri byarembye ngo muri bimunezero urandenze mana mbuze uko mbikubwira wajaga umbwira kuzanabara nkagirana y'abantu none mbirebesheje amaso mana yanje uwo gushimwa Imana y'amahoro nihimbaza amen nanje umunezero urandenze iyo nirebye sinone uri kubona umuntu abo twavukanye hari benshi bapfuye rate kandi bari bandusha ubwiza n'uburanga ndetse n'abavutse mbere yanje n'abavutse nyuma yanje nabo bose baragiye ariko wowe usubije amaso inyuma hari cyo waba warakoze kugira ngo Imana ikurinde izo mbabazi zawe nizizanye mu byawe izo mbabazi zawe nizo zije kubaka urugo rwawe urwo yubakiyeho Petero ku rutare nawe ndi kukubwira ngo abari rw'Imana ikubakiraho nakubwiraga ngo amahoro y'Imana bane namwe mwese mudukurikiye kandi gukora kw'Imana kubagereho kandi batabaniza basubize mu mibabaro yanyu kandi yitamurure mu byanyu nirangiza kwitamurura ibahekeshe mwonse neza abana b'ubugisha babagereho kandi bishurire nirangiza kubishurira rata nababwiye ngo mwonke muhage kuko namashereka yanyu numukunzi ukunda gukorera Imana yacu ibaha umugisha mwakire neza ijambo ry'Imana dushimiye Imana mukozi w'Imana nyemeye utangiye nimero pe nimero yanje ni ya yindi ntayahindutse ngiye kuyibabwira yego ni 078 9 40 871 yego iyindi ni 078 43 370 iri muri momo iri muri momo zose ziri muri momo bikoze byakunda ariko iri muri momo ni herwa na 73 ivuge 078 4 370 uwafashijwe 079 ubwo yego yisubiremo neza 079 4 ndi kugira ngo umuntu wafashijwe umukozi w'Imana yamaze kubwiriza abakeneye utuzi two kunywa niba wafashijwe pe ukumva ntacyo bigutwaye uzakanda akanyenyeri umugurira amazi yego ni gutyo dusoje birakunda